nubwo tutabivugaho ariko turakennye. Urubyiruko rw'u Rwanda, we are damn broke. Look at me, I look good, right? Ndasa neza, I look presentable. Ndamutse ngiye mu mujyi w'abana wo mu mujyi watangira ngo sister ngo wanteje imbere, you know. But guess what? On my mama mfiteho truas 100-200 ibiceri 300. Do you know the type of phone I'm using? But I'm hella broke. This is a thing government if create addressing more, because we are broke but they don't see it. We are guys, turakennye ntimukatubone dusa neza. We are broke and cooked and everything bad. Urubyiruko rw'u Rwanda turakennye. Ibihe byiza mwe dukomeza kubana umunsi ku munsi kuri YouTube channel yacu, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Ndabasuhuje ikaze mu kiganiro tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota Masimbi. Twege suru gacu ni twubake showbiz nyarwanda iziramo amashyari, inzangano, gutukana, gushyamirana, kwangana, gusebanya, gushyirana hanze ubwambure ndetse n'ibindi byinshi bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Bimwe namwe mwagiye mubyumva, ibindi bigenda bivugwa ku mbuga nkoranyambaga. Umwana w'umukobwa kabisa warikoje ku mbuga nkoranyambaga agenda avuga ngo urubyiruko turi block, urubyiruko n'amafaranga dufite, urubyiruko tugaragara neza ariko mu mifuka yacu nta kintu dufite. So ni video umwana w'umukobwa ya postinze kuri TikTok, iba posted cyane, abantu benshi bayigarukaho. So n'abantu agiye mbona bamufata bakamujyanya n'abantu barwanya igihugu. Hari n'abandi bantu bagiye bavuga yuko ari gutanga igitekerezo nka minisita utuma twishima w'urubyiruko wacu twemera, nawe yavuze yuko ari gutanga igitekerezo ahubwo abantu badakwiye kumukwena cyangwa ngo bamuseke cyangwa bamuvugeho ibindi bintu bikomeye cyane. Akomeza anavuga yuko atanabikoze agambiriye umugambi wo kuvuga wo gusenya igihugu. So rero uno mwana w'umukobwa w'umunyarwandakazi warikoroje ku mbuga nkoranyambaga ku buryo yaba abanyamakuru, bitangazamakuru, abanyapolitike ndetse n'aba-influencer mu Rwanda ibyo bintu babitanzeho igitekerezo. Gusa ariko mwibuke yuko n'umuhanzi Bruce Melody ibyo bintu yari yagiye abivuga ati buriya urubyiruko nyine leta yacu ikwiye kwita nyine ku buryo nyine yakureza imbuga nkoranyambaga tukazibonaho amafaranga, nyine bikazamuka, nyine tukabona monetization yaba kuri TikTok, yaba kuri Instagram, kuri YouTube ndetse n'izindi mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye. Ibyo bintu Bruce Melody yari yarabitanze ubwo yari yarabivuze ubwo yaravuye gufata igihembo muri Isango na Muzika Award, Isango na Muzika, ubwo ubwo album yatwaraga yabaga umwaka wa 2025 nyine yatwaraga award. So ibyo nawe yabigarutseho. Rero no ku mbuga nkoranyambaga yaba aba-influencer batandukanye bagenda babigaruka bavuga ati ko urubyiruko akenshi abantu bagiye ku mbuga nkoranyambaga ariko ikibazo bari kubura uburyo nyine bazikuraho amafaranga, ariko bikagenda biba binini cyane. Ariko n'abandi bantu bakavuga ngo kubona umwana w'umukobwa utunga telefone ya miliyoni 1.5 miliyoni ariko nta mafaranga afite biragayetse cyane. Bivuze yuko wenda yagurisha telefoni agatunga iya 50 ariko ibitseho miliyoni n'ibihumbi magana gutyo. Rero abantu benshi bagiye babitangaho ibitekerezo bigiye bitandukanye. So witwa Ticket Jarakabendera mwese murabizi yagiye abivugaho, Uswakimu yabivuzeho, Angeli Mutabaruka yabivuzeho, nyine abanyamakuru bagiye bakomeye bagiye bagaruka kuri na video y'ino mwana w'umukobwa. Bose nyine bagiye batanga ibitekerezo ndetse n'aba-influencer bagenda batanga igitekerezo nyine kuri government yacu ku buryo yakomorera urubyiruko nyine narwo rukabona imirimo, kubera yuko urubyiruko rwinshi ruheze mu bushomeri.
urubyiruko rwinshi ruri ku mbuga nkoranyambaga ariko abari kugira icyo bazibyaza ni bakeya cyane, bigatuma nyine ubushomeri mu rubyiruko biba ikibazo cyane. So rero ni ibintu byagiye bivugwa n'abantu benshi cyane, byatumye nyine na minisita utuma twishimana we agira icyo atangaza akabivugaho, ariko ko wenda byagenda kose kubera ko igihugu, guverinoma yacu y'u Rwanda, abatureberera, umukuru w'igihugu dukunda kandi tunemera, uko byagenda kose bafite icyo baza gufasha urubyiruko. Rero nagiye mbona bino bintu biba binini cyane ku mbuga nkoranyambaga, abantu bagenda babivugaho, ariko duhurire muri comment nawe utange igitekerezo cyawe uko ubyumva, kuko nabonye abantu benshi bagiye banenga uriya mukobwa gutunga phone ihenze ariko akaba afite ibiceri turasa kuri momo, kumva ni ikibazo. Abandi akavuga ati koko wenda ubukene burahari ariko umukore, ariko mwihangane, gutyo nyine buri muntu wese agenda abivuga uko ashaka. Rero reka dukomeze tubyumve muri buno buryo, ariko urizere ko abantu benshi mwagiye munabisobanukirwa. Nabonye byari kuroje ku mbuga nkoranyambaga, tuganira amakuru y'imyidagaduro hano iwacu mu Rwanda ndetse n'ibwota amasimbi. Turi kumwe, ciao ciao. Hari igitekerezo nabonye ku mbuga nkoranyambaga cyane ari koroje, by the way, abantu barimo kukivugaho cyane, yewe n'abaminisitiri bakijyamo, n'abantu batandukanye, aba influencers bajyamo, n'abandi bantu benshi bajyamo. Umukobwa yagize ati, yarandika ati burya ushobora kumbona gutya ameze neza nkeye, ndi gutambuka, telefone iryoshye, ukavuga uti umuntu ameze neza, ariko kwikofi ntameze neza. Yitanga urugira ati nk'ubu nifitiye ibiceri 300 gusa kuri momo yanjye. Ibiceri 300 cyo kuri ukabije wargira indazi, harimo ndasigaye kuri 500, bombo ni 200, ubwo ni bombo ebyiri ugasagura akajana, ntabwo nzi icyo wakagura. 500 ariko afite 300, ndetse kuri uko yifasha akafiteho kabati icyuki, mwana ukeye sha, nicyo amaso ahita kubwira cyambere bitewe nuko ubonye umuntu ameze. Ariko yakubwira uko ameze we ku giti cye, ukabana muhakanyuto yawe kuvuga ntago ari uko kuri, ntago ari uko kuri. Ariko nkabihuza nuko mu muco wacu n'ubundi tudakunze kuvuga cyane uko duteye bituriho. Uko urabaza umuntu avuye gushyingura umubyeyi utibiti ati ni byiza, umuntu aje kukubikira umuntu wapfuye mugikubitana tumeze mutatu tumeze neza, kandi aje kukubwira ko hari umuvandimwe wapfuye bamusize muri morgue nibwo agipfa. Umuntu yaburaye nta nubwo afite n'icyizere cyo kuza gukora ku munwa umunsi, ariko aho ati mumeze neza, ni saa tumeze neza, nta kibazo, anaseka. Wenda inzara ikongera ikamuruma mutandukanye, ageze hirya bati ariko ndashize pe, kabana bari kwayora ndabigirane, kandi akubwiye ngo ni sawa. Binyibutsa abantu mukunda gutembera mu bihugu by'abaturanyi, ari ibihugu bimwe na bimwe binini cyane biriya hirya, ubona umuntu ukareba nk'inzu wirebeye inyuma, kabavuta ntabwo umuntu yakwinjiramo, inzu yakubwira, ariko wageramo imbere ugasanga iratatse, imeze neza, igikoresho n'agakoresho birimo, amateleviziyo yuzuye inkuta, amaradiyo adunda imiziki, wowe utubati ibintu ni sawa, intebe za zindi z'amasofa babandi ba cleaning boza, ukabona ni ibi amatapi, ahubwo ubwo ugatinya no gukandagira hasi. Ariko warebera inyuma inzu ugati ni igisanzu, ni igisa n'inzu, bavuze ko mbyita igisa n'inzu, ni igisanzu ikimeze nk'inzu, ariko wajyamo imbere ugasanga ibintu ni gatari bitandukanye nuko umuntu agaragara. Uwo umubona inyuma arakeye,
ariko ku mufuka ariho hahandi hakwiye kuba hamuranga hanamugenga ntakiriho, ntako ameze. Niba afite n'urugo, nta kadepo k'udushyimbo kari mu nzu, nta kanusu k'umuceri kari muri kada, nta kawungareshwi, no kurya ni hamana, nugucunga nuko hari umubwira ati ngwino ngure akantu, wenda agapfa kumwongora ati yampe aramubwira ati ngwino ngure akantu tube tugana ati yampe, mu rugo nta kintu gihari. Niba kibatinyuka kubivuga nabyo. Ibyo nabibonye ku mbuga nkoranyambaga, uwo mukobwa bivuga atyo, aba tushobora kumbona gutya atari ko turakennye pe. Niba ari we wivugaga ku giti cye, niba bavuga muri rusange uko nabonye abantu babijenerije bishyira ku rubyiruko cyane, babatuna urubyiruko se rukennye muri rusange, niba ukennye wenyine. Ariko washyira muri rusange ugasanga kenshi abantu ukuri kwabo ntabwo gukunda kujya hanze, ariko bo ubwabo baba bazi uko ibintu bimeze. Baravuga ngo ni imfura ishinjagira ishira. Uri gushira ariko ugashinyiriza, ntuganye ukaryumaho. Ahantu haravuze ngo mu bantu 5 ngo iyo utangiye kubaganyira wenda 3 bagutega amatwi, ariko nabwo muri abo 3 2 bakagenda bakuvuga, n'umwe akwereka yego agakomeza nta gisubiza guhaye. Muri make muri abo 5 bose harimo n'abatashatse kumva bati turi kwihuta, turi busy. Fata nimero yanjye uzanyandikira